urakanda hano kuri email, tujya hano kuri payroll, ndakanda hano kuri download pay slip, hanyuma ngakuremo. Urabibona ko kari kwi downloading ahangaha. Utesa Technology Solution, igisubizo ku ikoranabuhanga rigezweho. Tubagezaho imfashanyigisho z'ikoranabuhanga n'ibindi. Muri kumwe na Jean Claude, muhawe ikaze. Utarakora subscribe, wakora subscribe, bityo ntihazagire video nimwe gucika kuri channel yacu. Kuri telefone yawe cyangwa computer yawe urinjira muri browser, urajya kuri selfservice.ippis.rwa, aho urashyiramo email yawe, aho ushyiremo password, ubundi ukande hano kuri login. Urakanda hano kuri email kugira ngo bakoherereze two factor authentication. Niba ukoresha authenticator app, urahitamo authenticator app, abariho ufata code wifashisha winjira muri IPPS system. Ngenda kanda hano kuri email, ahangaha urandikamo code bohereje kuri email yawe mo hariya. Ikindi ugomba kubikora igihe baguhaye hasi kitararangira, ngira ngo urabibona ahangaha. Kigiye kimaze kurangira ntabwo ubu gishyizemo ya code bakoherereje ngo bikunde. Ugomba kwandikamo imibare yose uko ari 6 baguhaye kuri email yawe, cyangwa se mu gihe wakoresheje authenticator app nabwo baba baguhaye imibare 6, ugomba kuyandika ahangaha. Ukimara kwandika umubare wa 6, ako kanya uhita winjira muri systeme ya IPPS self service. Ku kanya ubwo itujyayo iri verify. Tujya hano kuri payroll, ukinjira hano kuri pay history kugira ngo ubashe kureba imishahara yindi baguhembye, ndetse ari naho ukura proof ukoresha nka proof ya bank werekana ko konte ari yawe. Ngira ngo urabona ko hahise hagaragara imishahara y'amezi atandukanye, harimo uko aheruka guhembwa, nuko nguko gukurikiraho, nuko gukurikiraho, nuko nguko gukurikiraho. Ahagana hirya, gana hirya ku ruhande werekeza karisa yawe, ahagana hirya. Amahirwe masa, urifuza kwiyandikisha mu kizamini cya perimi cyangwa mu bizamini bya leta kandida libre, kwandikire cyangwa uduhamagare kuri izi nimero. Ngira ngo urabona ko hari ahantu hari utudomo 3 kuri buri kwezi kuri ahangaha. Uhitamo ukwezi kumwe, hanyuma ugakanda kuri utu tudomo 3. Nyuma yo gukanda ku tudomo 3 ushobora kujya hano kuri preview, hanyuma wakanda kuri preview ukabasha kubona neza ya proof ya bank account yawe. Si ngombwa rero kujya kuri banke ngo ugiye gushaka ikigaragaza ko konti ari yawe, birahagije kujya muri system baguhemberamo, ubundi ukadawunilodinga aka gapapuro. Ndakanda hano kuri download pay slip, hanyuma ngakuremo. Urabibona ko kari kwidawunilodinga ahangaha. Mu kanya karaba kageze muri computer yanjye, cyangwa se nawe ubaye uri gukoresha telefone gahita kaza muri telefone ukagasavinga, ubundi ugahita ugakoresha icyo ugashakira. Urabona ko kari kwisavinga muri computer yanjye. Ndakanda hano kuri save, hanyuma ngasavinge muri computer yanjye. Iyi pay slip reka nyifungure mbere kuko ibimeze. Nkuko ubibona, iyi bank proof ni document nziza cyane kuko ibigaragaza ID, employee ID, nimero y'umukozi, kagaragaza amazina y'umukozi, kagaragaza irangamuntu, kagaragaza position icyo ashinzwe, ndetse na ya bank account twa dukeneye bank proof. Ikindi kandi urabona ko iyi document ibisimweho neza n'aba bantu baba bashinzwe umushahara. Murakoze gukurikira iyi video. Ukeneye video zijyanye n'iyi wareba muri description y'iyi video aha hasi, cyangwa ukajya muri comment, ni comment ya mbere. Niba utarakora subscribe, wakora subscribe, bityo ntihazagire video nimwe gucika kuri channel yacu.